Muhaye ikaze ukurikiye ikiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe. Ni ikiganiro tugezwaho n'umuryango Avega Agahozo ku bufatanye n'Imbuto Foundation ndetse n'ikigo gishinzwe kwita ku buzima RBC. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ivuga iti ubuzima bwo mu mutwe bw'abana n'abangavu. Ese ni gute twabungabunga? Ese ubundi ubuzima bwo mu mutwe bw'abana n'abangavu bisobanura iki? Bana natwe kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi ku buzima bwo mu mutwe bw'abana n'abangavu. Muhaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku bibazo byo mu mutwe mu bana n'abangavu, ariko kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibibazo byo mu mutwe, hano ndi kumwe n'abatumirwa bagiye kudufasha gusobanukirwa kurushaho kuri iyi ngingo turi buganire ku bibazo byo mu mutwe mu bana n'abangavu. Mpereye iburyo bwanjye turi kumwe na Madame Murorunkwere Julienne akaba ari umukozi wa Vega ukorera mu karere ka Bugesera ushinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Julienne, turakwakiriye. Murakoze cyane. Yego. Turi kumwe kandi ibumoso bwanjye na Hakomeza Emmanuel akaba ari umukozi ukora mu ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe muri RBC, akaba ariko akuriye agashami kita ku buzima bwo mu mutwe bw'abana n'abangavu. Emmanuel, turakwakiriye. Mwakoze kubana natwe. Twihuse rero ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi ngo tujye kuganira ku buzima bwo mu mutwe cyangwa se ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mu bana n'abangavu. Nahita mpera, ese Emmanuel, iyo tuvuze ubundi ubuzima bwo mu mutwe bw'abana n'abangavu tuba dushatse kuvuga iki? Ese twabutandukanya n'ubw'abakuru? Ese ni ibihe bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bikunze kugaragara mu bana n'abangavu? Murakoze cyane ku kibazo cyiza no ku nsanganyamatsiko nziza, ko ubuzima bwo mu mutwe bw'abana, ingimbi, abangavu ntabwo ari ikintu gikunda kuvugwa cyane. Usanga abantu benshi bagaruka ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu bakuru. Rimwe na rimwe abantu ntibanibuke ko n'abana bashobora kugira ikibazo cyo mu mutwe. Ugasanga abantu, umwana iyo agize ikibazo barabifata nk'ibisanzwe, bikazanavamo gutinda kumugeza kwa muganga kugira ngo afashwe. Ari nayo mpamvu nishimiye umwanya nk'uyu nguyu. Urabaza uti ubuzima bwo mu mutwe bw'abana, ingimbi, abangavu ese butandukanye n'ubuzima bw'abantu bakuru? Ni nk'uko yakwibaza ngo ese ubuzima bw'abana butandukanye n'ubw'abakuru? Mu by'ukuri ubuzima bwo mu mutwe ubundi butangira umwana akibaho, agisamwa, kuzageza umuntu avuye ku isi. Iyo rero tuvuga ubuzima bwo mu mutwe, umuntu yavuga ko ari ukuba umuntu, njya nkunda kubishyira mu byiciro nka bitatu. Umuntu aho burebera ku myitwarire, ku mitekerereze, ku marangamutima ndetse no ku byiyumviro cyangwa kuri feelings. Ibyo byose rero abana barabigira n'abantu bakuru bakabigira. Ikindi ni uko ubuzima bwo mu mutwe ni uko umuntu ameze neza mu myitwarire, mu marangamutima, mu mitekerereze, mu myifatire, bituma abasha guhangana n'ibibazo bya buri munsi duhura nabyo. Bigatuma atanga umusaruro mu byo akora, aho aba, abo babana nabo, ndetse no ku rwego rwa kominote, aho aba umuntu w'ingirakamaro. Umuntu yakwibaza ngo ese umwana we n'umukuru biratandukanye? Wenda wabitandukaniriza ku musaruro cyangwa se ku bwoko bw'amarangamutima, kuko abana bafite uko bagaragaza amarangamutima, bagaragaza imyifatire n'ibyiyumviro bijya gutandukana gato n'iby'abantu bakuru. Aho usanga umwana akenshi bitewe n'icyiciro agezemo, ibintu bye, ubuzima bwe bwo mu mutwe uburebera mu gusabana, mu marangamutima
donc ajya gutandukana. Ikindi ni uko arahindagurika kuko umwana aba agikura. Uzasanga umwana avuka ari inzobe agakura ahinduka imibiri yombi, hakaba n'igihe yaba n'igikara. Uko guhinduka k'umubiri kunajyana no guhinduka k'ubwonko, ku buzima bwo mu mutwe, kubera ko ubwonko buba bukiyubaka. Mu gihe umuntu mukuru ntabwo ibyo biba bihinduka, ari aho agera umuntu akavuga ngo byarahagaze. Ibyo rero bituma abana ubuzima bwo mu mutwe bwabo bugenda buhinduka. Ari nayo mpamvu hari ibibazo umwana agaragaza umuntu ataba adakwiye kwita ko ari uburwayi, ahubwo ari iyo transition, ari ko guhinda icyo cyiciro avamo ajya mu kindi. Ni nayo mpamvu bavuga n'ibyo bahura nabyo biratandukanye, wenda turaza kubigarukaho. Ariko mu by'ukuri igisobanuro cy'ubuzima bwo mu mutwe ku bana no ku bakuru ni kimwe, gusa uko bugenda bwiyerekana niho hagenda hazamo gutandukana, kuko umukuru ko yiyumva arabivuga, mu gihe umwana uko yiyumva ubibonera ku myifatire, ubibonera ku byo akora. Icyo ngicyo rero numva ari icyo. Ikindi, iyo ureba ubuzima bwe bw'umwana, aba ari umuntu ukiri ku ishuri usabana n'abandi, naho ubirebera. Mu gihe umukuru urebera uko yita kuri famiye, uko akora akazi. Igiye rero kureba ubuzima bw'umwana n'ubw'umuntu mukuru, aho warebera haratandukanye, ariko igisobanuro mu by'ukuri twavuga ko ari kimwe. Urabaza rero uti se ibibazo mu bana bimeze bite? Twakwibukiranya ko ibibazo byo mu mutwe bitangira kare, ndetse ubushakashatsi bugaragaza ko 50% by'uburwayi bwo mu mutwe bitangira umuntu akiri umwana, mu myaka 10, mbere ya 14 na 14. Noneho 75% bikaza mu myaka 20. Ni ukuvuga ko icyo kivuze ko ibibazo byo mu mutwe abantu bagaragaza ari bakuru biba byaratangiye hakiri kare, abantu bakiri abana. Murabizi ko hari igihe umuntu avuka agahita agira ikibazo, tuvuge bitewe n'uko yavutse akagira ibimenyetso bigaragaza ko afite ikibazo cy'igicuri. Akivuka kwa kundi bavuga ngo ararira ntarira, souffrance, bitewe n'uko yatwiswe, bitewe n'uko bamubyayemo. Ikindi ni uko ibibazo by'abana bitangira nk'uko abantu bakuru bagira ibibazo byo mu mutwe, n'abana barabigira. Twavuga cyane cyane ibibazo, habamo n'indwara zo mu mutwe zifata abana mu cyongereza zitandukanye. Tuvuge indwara cyangwa ibibazo byo mu mutwe bituma umwana adahama hamwe, adahama hamwe, atagira, hari ibyo ndi bubore ikinyarwanda concentration, aho umwana ajya mu ishuri, muri crèche, muri maternelle, ugasanga nimba ari amakaye yajyanye arayaca, amadevoir ntabasha kuyakora, mu ishuri ntahama hamwe, ntabwo ari bubashe kwandika. Wenda ababyeyi akenshi bakabyitiranya no gukubagana k'umwana, nyamara biba birenze ikigero cya bagenzi be. Ikindi, nituvuga abana tuvuge n'ingimbi n'abangavu, ibibazo bikunda kwiganzamo ni ibibazo by'indwara y'agahinda gakabije, ibyo twita depression, hakazamo n'indwara y'umuhangayiko. Ibibazo byo mu mutwe biganisha ku muhangayiko. Hazamo noneho n'ibifata abana by'umwihariko twabyita nka, ndi bubure uko mbivuga, ibyo tuvuga nka inirezi, byo kunyara ku buriri. Ibyo ngibyo usanga akenshi ari umwihariko mu bana ugereranyije n'abantu bakuru. Harimo noneho n'ibijyana n'ikoreshwa, ibibazo byo mu mutwe bifitanye isano n'ikoreshwa nk'inzoga n'ibiyobyabwenge. Ibyo akenshi uzabisanga mu ngimbi, mu bangavu. Hakazamo n'ibijyana no kwiyahura. Ibijyana no kwiyahura nabyo uzabisanga mu ngimbi n'abangavu. Hanyuma twavuga n'ibindi bifata abana, twavuga nka autisme, sinzi uko mu kinyarwanda umuntu yapfa kuyibona ukwayo.
ariko mu by'ukuri ibyinshi bigaragara mu bana bigaragara no mu bantu bakuru, ariko tugasobanukirwa ko bitangira kare, bigatangira mu myaka y'ubutoya, umuntu akiri mutoya. Hanyuma umuntu avuga se abana, ingimbi baratandukanye. Iyo tuvuga abana kenshi tuba tuvuga umuntu akivuka, wenda reka tubishyire nko mu rwego kugira ngo abantu babyumve neza, twabishyira urabona nk'umuntu afite, hari twavuga ikigero cy'imyaka mbere y'ishuri, umwana ataratangira ishuri, uretse ko basigaye batangira kare materineri, ariko wenda ataratangira amashuri abanza mbere y'imyaka 6, hanyuma tukongera umwana atangiye primaire. Iyo ageze muri primaire rero nk'icyiciro cya mbere, iyo yinjiye mu cya kabiri abatangiye ku mwangavu n'ingimbi, noneho akazamuka akarangiza segonderi y'imyaka 19. Uyu mwana w'imyaka 19 ni ukuvuga 10-19 aba ari umwana w'ingimbi, abo twita ingimbi n'abangavu. Ingimbi ku bahungu, abangavu ku bakobwa. Hari abantu mu Kinyarwanda kigenda gicika ariko naho twabishyira. Sinshaka kugaruka mu Kinyarwanda kindi aho bita ibisekeramwanzi n'iki, hari igihe nabivuga abantu ntibabyumve, ariko tushyizemo aho ni uko nguko twabishyira mu cyiciro. Urakoze cyane. Ugarutse ku rugendo rwo kudutandukanyiriza nyine abo bana cyangwa se n'ibyo bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bikunda kugaragara mu bana n'abantu bakuru, ariko hari ikintu kizagarutseho cyo kuvuga ngo burya twita ku bantu bakuru, dukunda kuvuga ku buzima bwo mu mutwe bw'abantu bakuru ariko tukibagirwa abana, kandi nyamara umuntu mukuru aba mukuru kuko yabanje kuba umwana. Ni ukuvuga rero ni ingenzi, no mu Kinyarwanda babivuga neza ko igiti kigororwa kikiri gito. Ubuzima bwo mu mutwe bw'abana ni ngombwa, ni ingenzi kubwitaho no kububungabunga kugira ngo turememo wa muntu mukuru muzima. Bise rero binsunikira ku kindi kibazo numva nabaza, cyangwa se n'umuntu dukurikira ashobora kwibaza, ese akahe kamaro Emmanuel atubwiye ku buzima bwo mu mutwe bw'abana no kubungabunga, n'akahe kamaro ko kwita ku buzima bwo mu mutwe? Ese ni gute twabungabunga ubuzima bwo mu mutwe bw'abana n'abangavu? Murakoze cyane Melissa, ni ikibazo cyiza kugira ngo Emmanuel yabisobanuye neza, kuko niba umuntu mukuru aba mukuru kubera umwana, ni uko ubuzima bwose atari n'ubwo mu mutwe gusa butangirira ku mwana. Bisaba rero yuko abita ku mwana nibo bantu b'ingenzi. Yatubwiye abana mu byiciro bigera nko kuri 3, ariko reka dutekereze ku mubyeyi mbere na mbere. Niwe muntu w'ingenzi, niwe muntu wa mbere, niwe muntu ufite inshingano zikomeye kuri wa mwana. Njye navuga ngo kuva gisama, kuva wa mwana gisamwa, iyo nyina abungabunzwe n'umwana arabungabungwa, ubuzima bw'umwana bwitabwaho. Uko rero wa mwana agenda akura mu gihagararo nk'uko babitubwiye, niko agenda akura no mu buryo bw'ubwonko. Muri bwa buryo rero yarinzwemo, muri bwa buryo yitawemo uko n'umuryango, bifasha wa mwana kugerageza kubaho kandi kubaho neza. Rero nari ngarutse wenda ku nshingano z'umuryango, kuko nirwo rwego rwa mbere rugomba kwita ku mwana, rugomba kumenya uko umwana ahagaze, rugomba gutandukanya ya myitwarire isanzwe nk'uko Emmanuel yabivuze n'imyitwarire izagaragara nk'ikibazo. Hanyuma iyo umuryango wamaze kwita ku mwana muri za nshingano zitandukanye z'umuryango, kuko hari byinshi bikomeretsa umwana binyuze mu muryango, ariko kandi inshingano nyamukuru, inshingano zikomeye umuryango urazifite kugira ngo ubuzima bw'umwana, kugira ngo imikurire y'umwana mu buryo bw'ubwonko, wenda ubwo ndagaruka ku mikurire y'umwana mu buryo bw'ubwonko, ni uko ubushakashatsi bugaragaza ko 90% y'imikurire y'ubwonko y'umwana iri ku kigero cy'imyaka 6. Bivuga rero yuko umwana uri mu kigero cyo kwitabwaho n'ababyeyi, hanyuma kandi umwana uri mu kigero cyo kugera ku ishuri. Ni nayo mpamvu rero ikindi cyiciro cya kabiri kita kuri wa mwana ari ishuri, aho ari nibo bantu
bafite inshingano zo kureba ya mihindagurikire y'imyitwarire, ya miterere y'umwana, ya mibanire y'umwana n'abandi, kwa kundi wa mwana abayeho ku ishuri, niba akurikira nk'uko babitubwiraga, niba se wenda amakaye yabona akayashwanyaguza. Njyewe njya ngira abana nagerageje kubakurikira, wenda nkajya mbakurikirana nshingiye no gutega amatwi no kureba ibitunyuramo mu kazi ka buri munsi, nkajya mvuga ariko reka ndebe niba umwana wanjye koko kuri iki cyiciro biri bugere ahangaha, biri bumere gutya. Ugasanga wenda rimwe na rimwe binantwara umwanya munini no kubihuza nkabibura, ariko usanga koko uko witaye ku mwana, uko ubuzima wamubayemo cyangwa se wabanyemo nawe, bigenda bimufasha gukura no kumenya. Ndimo ndabivuga wenda ku isano iyo hagati y'ababyeyi n'abarimu. Inshuro nyinshi ababyeyi iyo umwana yagiye ku ishuri bamurekera ku ishuri bakamwita uw'umwarimu, ukagira ngo yavuye mu muryango. Ariko iyo urimo uvugana na mwarimu, nari ndimo mvuga nyine igihe kimwe nagerageje kuganira n'abarimu, umwana wanjye wari watsinzwe, hanyuma mbona hajemo impinduka ndetse n'umwana atangira kuvuga ibyo atajyaga avuga, ibyo ntajyaga amenya, ku buryo rero wenda agiye kubera imyitwarire yanjye n'imiterere yanjye, ubwo wenda mbwira n'ababyeyi bateze amatwi iki kiganiro ko hari ibyo ababyeyi dusabwa kwirinda kugira ngo ubuzima bw'umwana burusheho kugenda neza. Usanga abana banjye nyine babaho bavuga ngo mama bazi ku ishuri, buri muntu wese abazi n'uri buze kumuha amakuru. Iyo ni isano rero iri hagati y'umubyeyi n'umwana n'ishuri, bikarinda wa mwana gusa naho dushyizeho niba nabyita limite, niba nabyita garde-fou, kugira ngo bwa buzima bw'umwana iyo muhanye amakuru, iyo yataye ikaramu, iyo yatinye kukubwira ko ikaramu yayitaye, mwarimu agakurikirana ko ikaramu yari yayitaye, bituma hari uburyo turi buganire n'umwana kandi byose bigasubira ku murongo. Rero ayo makuru bisaba ko ku rwego rw'ababyeyi cyangwa rw'umuryango bita ku mwana, ku rwego rw'ishuri bagakurikirana umwana, ariko kuri ya makuru muri buhane mwese. Hanyuma kandi hakiyongeraho icyiciro cy'umuryango, kuko umwana aba mu muryango mugari, akina n'abandi, asabana n'abandi by'umwihariko mu kigero cye. Bisaba rero ko izo nzego zose zihuriza hamwe kugira ngo bashobore kubungabunga bwa buzima bw'umwana. Ngarutse rero ku cyo mwabazaga mutese, kwita kuri bwa buzima bw'umwana, kumukurikirana, kumuvuza, niba mbyibuka neza bitangira ryari. Ntekereza ko muri icyo cyiciro cyose, ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo kwirinda biruta kwivuza, bivuga ko ntabwo iyo wabonye kimwe muri bya bimenyetso batubwiye bisaba kubikurikirana. Wenda ni rwo rugero nari ntanze, niba umwana atakoze waka ku ishuri bagasanga umwana atakoze waka, niba harimo imikoranire hagati y'ababyeyi n'ishuri, bizatuma wa mwana agaruka ku murongo. Niba se umwana wamwohereje kwiga ntagere ku ishuri, batubwiraga abana bari mu kigero cy'abangavu n'ingimbi, niba abana baba bamaze kumenya ubwenge, nubwo akenshi imiryango cyangwa ababyeyi twibeshya ko abana batazi ubwenge, abana badakurikirana, batamenya amakuru, ariko burya imibereho y'umuryango abana ku kigero cyose baba bayizi. Ndetse na wa wundi utaramenya kuvuga abazi uburyo se na nyina babanye, niba se na nyina bishimye na wa mwana arishimye. Rero akenshi hari igihe umwana avuga ati ningera ku ishuri mwarimu arankubita kuko nakoze waka, nyamara hari impamvu yatumye ntakora waka, sinari gusaba iwacu ikaramu kuko n'ubundi mama ntabwo ari buyime, papa ntabwo ari buyime. Nibuka rimwe ndimo nganira n'abana mu matsinda tujya dukora y'ubujyanama, umwana akavuga ati iwacu ni mu muriro, mu ishuri ni izindi ntambara, njye nimbona ndangije kwiga nzahita nigendera njye kwishakira iyindi mirimo. Rero hari icyo dusabwa, turasabwa, niba ndi buvuge ngo imivugire, niba ndi buvuge ngo kwimakaza ibyo biganiro, turasabwa kumenya twese guhuriza hamwe kugira ngo bwa buzima bw'umwana bugere ku ntego. Rero niba hari ibimenyetso nabonye njye nka mwarimu, nimpamagara umubyeyi kugira ngo dushobore kubiganiraho kugira ngo bize gufasha na wa mwana kumukurikirana hakiri kare. Rero ibyo byose bifite akamaro, kuko nituvuza yarareye, uburwayi bwarabaye burebure, bwarakuze,
bizatuma hari uburyo bwo gutakaza wenda mu buryo bw'amafaranga, hari uburyo bwo gutakaza n'ubuzima bwa wa mwana nk'uko twabivuze, niba ubwenge bukura kugera wenda ku myaka 6, nuko nidutangira kuvuza ku myaka 7 kandi yaratangiye kugaragaza ibimenyetso, yararwanaga n'abandi, yarananirwaga kurya, yarigaga ntatsinde, yaratagaguzaga amakaye nk'uko babitubwiraga, kandi twese tubireba. Ndetse rimwe na rimwe hari igihe burya ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe biragora, akenshi turanasekerera wa mwana umeze atya, wa mwana umeze atya, tukanamwitirira bya bibazo yagaragaje aho kumuremamo undi muntu ngo tumuvure hakiri kare. Rero bizafasha gukura kandi neza, bizamufasha ndetse atari we gusa, n'igihugu n'umuryango kugera ku iterambere rirambye, kuko burya umwana tuba tumutegerejeho byinshi. Baravuga ngo niwe igihugu cy'ejo hazaza, ndetse ntiwanamenya niwe perezida w'ejo hazaza. Niyo mpamvu rero umwana wese agomba kwitabwaho kandi neza. Rero twese turasabwa guhuriza hamwe imbaraga, byaba mu barezi, byaba abarimu, byaba umuryango, buri wese mu nshingano ze agashobora gukurikirana bya bimenyetso hakiri kare, agashobora kuvuzwa kare. Bizamugirira akamaro, natwe twese bitugirira akamaro, kuko ubuzima bw'abana iyo bwagenze neza n'umuryango urushaho kuba neza kandi cyane. Yego, urakoze cyane Julienne, ugarutse usojereje ku kintu numva ari n'ingenzi ko n'abadukurikiye bamenya. Abarezi, ibyiciro by'umwihariko byita ku bana n'abangavu turi kuvuga, harimo abarezi, harimo ababyeyi, ari uwo muryango, ko ari uruhare rwacu rukomeye kugira ngo twite kuri bwa buzima, tumenye muri bya biganiro tugirana, tumenye imyitwarire cyangwa se imitekerereze y'umwana wacu igihe yahindukiye, tubashe no kumusabira ubufasha cyangwa se no kumufasha hakiri kare. Binsunikiye rero kwibaza ku by'umwihariko muri uku kwezi kwa 10 kwahariwe ubuzima bwo mu mutwe, kuzamura ubukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe, twizihiza ku itariki 10 z'ukwa 10. Nkamwe mukora cyangwa se mufite mu nshingano ubuzima, kwita ku buzima bwo mu mutwe bw'abana n'abangavu cyangwa se urubyiruko, niki muteganya? Ariko duhereye gato, ubundi insanganyamatsiko y'uyu mwaka isobanura iki? Insanganyamatsiko igira iti ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe biravurwa bigakira, dufashe ubifite kwivuza neza kandi kare. Ubundi ibyo bintu bisobanuye iki, Emmanuel? Mwakoze cyane. Icyo rero tuvuga, icyo dusaba abantu ni uko igihe watangiye kwivuza cyangwa igihe uri kuvuza umwana wawe kubera ibibazo byo mu mutwe agaragaza, ni byiza kuzirikana ko udakwiye kumucikiriza cyangwa kumukura ku miti cyangwa se ku rugendo rwo kwa muganga atari muganga ubidesize cyangwa ubyemeje. Ni ukuvuga ko dusaba ko kugira ngo umuntu akire, uretse kumuvuza akaragifatwa, ariko kandi tunasaba ko umurwayi atisezerera. Hari abarwayi bisezerera cyangwa ababyeyi akisezerera. Dusaba ko umurwayi ategereza n'igihe abona hari impinduka nziza mu rugendo aba ari kumwe na muganga, ategereza muganga akaba ari we umusezera, umubwira ati ndabona ibibazo wari ufite byarakemutse, none ubu twahagarika. Kubera ko hari igihe umuntu afata imiti, mwese murabizi, umuntu akamera nk'uworohewe ariko ataroroherwa, atarakira neza. Kugira ngo arakire neza ni muganga wenyine uba ugomba kubyemeza. Ibyo rero ni nayo mpamvu igihugu cyahisemo iyo nsanganyamatsiko, kugira ngo daboro twivuze kare, ufite ikibazo yivuze kandi yivuze neza. Ari nacyo gituma igihugu gishyiraho serivisi kikazizana hafi y'Abanyarwanda. Urakoze cyane. Ubu tuganirije dusobanuye kurushaho insanganyamatsiko y'uyu mwaka, cyane cyane by'umwihariko muri uku kwezi kwa 10 twizihiza ubuzima bwo mu mutwe, ko
kwivuza uburwayi bwo mu mutwe birakunda, birakira, birashoboka, ariko se cyane cyane twivuze kare kandi neza. Ni uruhare rwawe rero udukurikiye, ni uruhare rwawe mubyeyi, murezi, nawe mwana yewe, yo kubungabunga no kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe, aho byagaragaye ko hari ibibazo tugashaka ubufasha kandi kare kuko birakunda. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, hari ikibazo numva twagenda tutagarutseho. Emmanuel abikomojeho ko muri ubwo bushakashatsi yatusangije uko ibibazo birahari ariko abagana serivisi baracyari bake. Rimwe na rimwe yewe n'abagana izo serivisi hari imyumvire ikiri mu bantu ko gushaka izo serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe biracyafatwa nk'ubugwari, biracyafatwa nk'intege nke se, rimwe na rimwe akaba ari nayo mpamvu benshi batagana izo serivisi. Ni ubuhe butumwa, niki twabwira abantu bagifite iyo myumvire? Ni ubuhe butumwa twagenera umwe se cyangwa benshi badukurikiye bagitekereza ko gushaka serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe ari ubugwari? Murakoze cyane, ngira ngo ibyo twababwira byo ni byinshi. Ni uko ubuzima bwo mu mutwe byaba ku bana nk'uko twabigarutseho ndetse n'ingimbi n'abangavu, Manuel yabivuze neza cyane. Yavuze ati iyo umwana yarayaruka mu gitondo umubyeyi yabigenza ati. Reka rero dutekereze ko n'umwana wagaragaje cyangwa se n'undi wese wagaragaje ibimenyetso by'ubuzima bwo mu mutwe butameze neza asabwa kwitabwaho, kandi tukamenya neza yuko umuganga wa mbere, umuvuzi wa mbere, dogiteri wa mbere ukomeye ni umuryango. Kuko mu muryango niho umwana akurira, mu muryango niho umuntu mukuru aba, mu muryango niho bamenya niba wa muntu yasinziriye cyangwa atasinziriye. Njyewe njya nkunda gutanga ibiganiro ntanga n'ingero. Nibuka igihe kimwe hari umuntu w'inshuti yanjye, byari mu bihe byegereje jenoside, hanyuma kubera amajwi n'ibindi byinshi cyane yari yarigeze yumva akarara adasinziriye. Bukeye rero arimo aganira n'umubyeyi we, ariko kuko yararaga adasinziriye, murumuna we yaje kubibona ko arara adasinziriye. Aramubwira ati ariko ko mbona urara udasinziriye. Ni témoignage baduhaga. Hanyuma ngo aza aramubwira nyine, amubwira impamvu arara adasinziriye, amubwira ibyo abona n'ukuntu abibona byamutera ubwoba akahitamo kudasinzira. Umwana rero aza kubibwira nyina. Igihe bari bicaye rero mu muryango, wa wundi arahunyiza, bigeze nko ku gasusuruko arahunyiza, byari mu gihe umuntu ashobora gukora. Nyina aza kumubwira nabi, aramubwira ati dore urara udasinziriye, impamvu uhunyiza urara udasinziriye barabimbwiye. Aramubwira nabi cyane, bituma wa mwana agira ubwoba. Aravuga ati mbese warabimenye? Gusinzira ibitotsi byahise bigaruka. Atari uko yaganiriye na mama we, ahubwo ari ubwoba bw'uko mama we yamenye za mpamvu ze zo kurara adasinziriye. Rero umuryango niho ibibazo bigomba gukemukira, niko navuga. Akaba ari nayo mpamvu yansanganyamatsiko igaruka kuri kare, kwivuza kare. Niyo mpamvu umuryango ufite inshingano zikomeye zo kureba bya bimenyetso bitandukanye, zo kureba bwa buzima uko umuntu agenda akura, uko umuntu agenda abaho. Akaba ari bwo butumwa bukomeye yewe nifuriza abanyarwanda, nuko serivisi zihari kandi mu buryo bwose. Ntabwo ubuzima bwo mu mutwe umuntu aba ku miti igihe kirekire nk'uko bigeze kubivuga. Umuntu aba ku miti igihe kirekire kuko ativuje kare. Turasaba rero ukurikiye kino kiganiro kongera gutekereza kandi no kugana aho serivisi zitangirwa, kuko serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe kuzisaba ni ubuzima kandi ni igisubizo. Ngewe wenda ngera ku musozo ndatanga urugero rumwe gusa. Umuntu umwe w'inshuti yanjye yarambwiye ngo mbere y'uko agana serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe yabagaho yumva yihebye, yumva yaraciwe, ngo ariko aho aziganiye ubuzima bwaragarutse. Uyu munsi ni umuntu ukunzwe mu muryango, ni umuntu ushobora gukora kandi akiteza imbere. Yumva ngo atasiba umuti n'igihe kimwe, kuko yumva umuti umufasha kugera aho agomba kugera. Rero niba warageze no muri icyo kigero cyo gufata imiti, wicika intege, wikumva ko ari uburozi, wikumva yuko wenda iyo miti uzanayibaho igihe kirekire, wikumva ko imiti izagusaba ibyo udafite, ahubwo umva ko buri wese duhurije hamwe imbaraga, kuko ubuvuzi buri ku nzego zose
navuga ngo inzego zose zishoboka uko igihugu cyubakitse. Hari ubuvuzi bushobora gutangwa na muganga utanga imiti, hari ubuvuzi bushobora gutangwa natwe mu buryo bw'ibiganiro, hari ubuvuzi bushobora gutangwa n'umuryango ndetse no gutangwa n'inzego z'ibanze kuko zagufasha kugera aho utekereza ko udashobora kugera. Rero ku bufatanye bwacu twese turahari kugira ngo dushobore gufasha ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Nabwira rero duteze amatwi kutihererana ikimenyetso na kimwe yabonye kuwe, yaba umwana cyangwa se umuntu mukuru. Murakoze cyane Julienne, tugannye ku musozi, ikiganiro cyari kiryoshye ariko nakagaruka tuzakomeza tuganire birushijeho ku buzima bwo mu mutwe n'ibyerekeye ubuzima bwo mu mutwe. Ariko Emmanuel, mu masegonda 10 ni ubuhe ubutumwa butoya twagenera abadukurikiye by'umwihariko ku buzima bwo mu mutwe, twerekera ku insanganyamatsiko yacu ubuzima bwo mu mutwe bw'abana n'abangavu tubungabunge dute? Murakoze cyane. Tugana ku musozo, icyo ubutumwa icyo twasaba abatwumva, abaduteze amatwi, abatureba, nuko nkuko twita ku buzima busanzwe, gutuma umwana asa neza, abyibuha, ahagaragara neza, dukwiye kwita kurutaho gutuma umwana agira amarangamutima meza, ahorana ibyishimo, agira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Tukamukunda, tukamuha urukundo, igihe agize ikibazo tukamuba hafi, hagaragaza ikibazo tukamuvuza. Icya kabiri ni uko twirinda akato n'ihezwa bihabwa abagize ibyo bibazo, kugira ngo bifashe mu gutuma wa wundi uri kwivuza amera neza. Numva amasegonda ariho ivyo, ubundi nkabashimira, nkabasaba ko buri wese yita ku buzima bwe bwo mu mutwe kuko ni ishingiro. Udafite ubuzima bwiza bwo mu mutwe ntacyo aba asigaranye. Muri make nta buzima butagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ntacyo waba ufite. Mwakoze cyane rero. Uyu munsi twaganiraga ku nsanganyamatsiko cyangwa se ku ngingo y'ubuzima bwo mu mutwe bw'abana n'abangavu. Twaganiriye byinshi ariko reka nshimire cyane badufashije kumva, gusobanukirwa kurushaho iyi ngingo. Madame Julienne, turagushimiye kubana natwe. Murakoze cyane namwe. Yego, wakoze kandi nawe Emmanuel, wakoze kwitabira ubutumire, wakoze no kudufasha gusobanukirwa. Ndabashimiye namwe rero mwakurikiye ikiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe. Ni ikiganiro mugezwaho n'umuryango wa Vega Gahozo ku bufatanye n'Imbuto Foundation ndetse n'ikigo gishinzwe kwita ku buzima RBC. Mwakoze kubana natwe, ibihe byiza.